ngo agende bimubwira mama mwanguriye iki wa mugabo njyewe wabyandenze byandenze nampinduye umugabo byarenze ubwenge bwanjye ibintu byakomeye usigira umugabo kano kanya ntaraje wawe niwe mba numva ibintu bifata nk'ibyoroshye se mwambwiye papa mama nimubwire ngo murashaka kuza kugira umva tuza tumba reka bikubwire yuko ntabwo ariko waje kubwira kubera mukanya dore nyina wa JURURYIZA ahangaha mama JURURYIZA aje asanye inkuru itari nziza umujuru amabandi yamutwaye yamwibye yamushimuse inde ndero papa ariko nuje ikibazo turabikurikirana nuje ikibazo turabikurikirana kumbwira ngo mabukwe nuje ikibazo mabukwe baratwara ihangane mwana wa turabijyamo kandi juru nyine ngo bamushimuse ntakundi ihangane mwana wa ihangane nanjye byanze ibintu byabaho ko JURURYIZA bamushimuse uko bimeze ngo bari kumuca ngo miliyoni ngo 70 zose niko mama atubwiye ngo umuntu yamuhamagaye ngo kugira ngo papa reka mabwire mbabarira ndakwinginze inzego z'umutekano ndakwinginze none se inama twamugira bamujije iki ntago tubizi mama we nawe twe nabimenya ahubwo niwo bikoza ahubwo nawe ntabizi ndaza wumvise yire papa ndakuzi oya mureke ndagwamagara shiri wanjye uretse se mureke rwose biragenda bite none biragenda bite mbo nyine tuza sibyo tuvuze ko bahamagara inzego z'umutekano zigakurikirana kare umuntu wamuhamagaye kuri telefone humura iki gihugu ntabwo umuntu ashaka gushimuta mugenda bure araboneka JURURYIZA atariho nabone mwana wanjye nanjye byanyobeye ariko turihangana JURURYIZA dahari nabone mwana wacu tawukunda ariko tujye gushakisha uburyo juru yaboneka rero ibintu ntabwo genda uruhutse ariko ugira gute utuze turabikurikirana asura muhungu abona gukuntu ejo yigize aho kurikirana urebe ahubwo ataza gufata akirukanka mukurikire reba umuhungu wa nawe simbizi noneho karabaye umunsi boss nshaka kumwandikira ibyo yigize ko se ndandika I love you boss no ndandika boss ndagufoya boss nandike hi boss I love you what no garura ubwenge ibintu tuza reka mubwire iyo umuntu yamaze gutuza afata n'umwanzuro agatekereza icyo gukora sibyo none se n'utumutwe umuntu aravuze ugiye kwitesha umutwe igihe cyo kumushaka turakibukura none mama biragenda bite reka twitabaze inzego z'umutekano none ngombwa n'amafaranga muganirire mu JURURYIZA amafaranga tuyatanga bahase umwana agaruke kuko numva ibintu byagenda bite nabyo umuntu yayatanga n'umugore wanjye w'ejo hazaza mama ndabyemera mwana wanjye rero kumbwira ngo tuza ntacyo tubiganireho sibyo mbabarira ngaho nyemera kutuje tubiganireho nawe wadufasha sibyo papa niba hari afite ntago mbizi urabona kwa mama JURURYIZA papa juru ntawe uhari sibyo reka turebe ukuntu tubigenza dusubire mu nzu mama ntacyo ubwo rero umusimi bose yes I wish you a good day. Good job. It's enough. Okay. Ndumva ari ibyo sinaza kumenya ariko ntiyabimenya none se ko atari byo kugurisha nzabikubwira n'ahandi ikindi ra oya
ndeka ibyo hicaye aha tagira n'umwe dutwara ariko ubu n'ubusazi rukundo rungeze mbwa pe ko nakundi I wish you he's another one with the Pokemon Pokemon. I miss you, baby. Karibu. Mero boss. Ngiye shadi. Nazari ko. Sagatti. Ya, okay, na. Nazari ko. Sawa. None. Unakano gato cyane. Kuko na kibazo ukariki. None ubute. Sawa. Sadi. Twaki nta kibazo. Naje ndaje kutureke nta kibazo. Amusomye stress nyinshi ntabwo impamvu. Okay. Ibintu byanye n'akazi nta kibazo. Hanyuma wanditse amase. Bose nanjye nagira ngo nifurize akazi keza. Okay, sawa, nta kibazo. None. Nyine nagusabye. None nimegera hirya. Abantu usibiza hano bitwaye iki? Nongera gukora. Bose come on, bitwaye iki? Please. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye nshaka kumera neza ndabona utumeze neza. Okay, njye meze neza. I'm okay. Really? Ntacyo bitwaye. Ibintu byoroshye. Now, hanyuma akazi biragenda. Akazi biragenda. Hanyuma rero ibyo wambwiye ntabwo ndabona igisubizo ntabwo meze neza ntabwo nje no gutekanya. Yego? Nta kibazo. Nshaka igisubizo cyane. Come on, be. Sorry. Okay. Ariko nano ntacyo si boss nani twanagana ariko ejo ntabwo waje mu kazi imeze bite ko Okay, tugane by'akazi. Tambaye agashati keza. Thanks. Hanyuma ngeze kutambira kunama ntabwo nambaye. Okay. Wambaye neza nabi. Ndeba ari kuse wowe nicyo kutamubwira ko boss nari binini uko nabaza n'undi wese ntacyo twari rwose. Yeah. Okay, Shadi. Wande kuyi. Okay. Yego? Nta kibazo. Okay. Hanyuma wakoze bimeze bite? Sinzi niba manager ataraguye raporo kuko ngiye numva akazi ka manager ntagomba kwinjiramo. Niba manager ari ibintazi gomba kubimubaza pana kuzanjye ibyo abakozi ntago fa kuguha raporo y'abakozi bamaze kwinjira mu kazi nta kindi. Sawa. Shadi. Karami boss. Wigeze ukunda? Yego. Nubwo none akunze byanze. Byaranze. Yeah. Ayangane zabona undi nari zayibona na sore ko none akunze nawe yagiye ndumva ntaramuhomba cyane. Okay, niba tarapfa ntari uzamubona nta kibazo. Okay, noneho sawa bwira abandora ingwe yinjire mano nta kibazo mushaka. Nubazana abandora ingwe. Deni byawe nta manager wawe ntakari byanjye.
ntukajye ntuma abantu njye mbanje nkanjye niba utashaka kunyumva ntabwo ari ngombwa ko ntuma abandura ariko sikore barimbwira ngo byemera biki warahindutse sinzi ikibazo ufite muri misa ngomba guhinduka nyine kugira mpindure na gahunda y'akazi ngira uko ngenda akazi urasa iki mudahora ubona bandura bandura ni bandura na Shadia ni Shadia ngiye numva buri muntu yaba afite icyo ashinzwe akagikora ku gihe apana ngo okay sawa abagiye reka mwiyamagarire ariko urasa neza boss none kutagenda okay bye sawa kasikeza Yes, Sam. Yeah, okay, I'm okay kabisa. Hose umeze ute? Okay. Gahunda ndayibuka nta kibazo ahubwo nyine ndi muri station itameze neza ariko ndabyibuka. Karibu. Yeah. Reka nze kuza kuvugisha maze guhuguka tonde mu kazi ifite ibintu byinshi naza kukubwira. Sawa. Boss. Hano nimeze bite se? Sawa cyane. Biragenda. Biragenda ndabona nta kibazo gihari. Naguhamagaye. Yes, nakwitabye. Muri situation rero zitameze neza zitanyoroheye. Situation? Ya. Sijyanye n'iki. JURURYIZA bamushimuse. Ugize ngo? JURURYIZA bamushimuse. Mute. JURURYIZA nzi cyangwa uri murambiro ndutari. Bamushimuse. Byanyobeye icyo nakora abo nanjye byandenze pe. Wakoze iki se? Ubwo nanjye uramaze sindabizi mama we ngaje mu rugo. Ababyeyi nanjye nabo babimbwiye umwana yavuze ngo barusaba miliyoni 770. Miliyoni 770. Kandi kibaza byanyobeye icyo ndi gukora niba ari iki kitsinze. Ndazi ko mvuga ntabwo nabantu mufite pe. Uretse no kuba waba utamufite atari nawe nta nubwo wamutererana ahubwo wabamenyesheje inzego z'umutekano byagenze bite? Ya papa nawe babigiyemo magana inzego z'umutekano nyine bambwiye ko bari kumushaka. Okay, rero nimba mwamaje kubwira inzego z'umutekano hari amakuru bakubwiye ko bafite hose ku muntu wamushimuse? Aya nta kindi nibyo gusa. Gusa nyine ntacyo nakora kugura mukobwa. Yes, byo ndabizi kandi ndakuzi ariko kuva bamaje kumenyesha inzego z'umutekano ntacyo wakora kwe nagushize umutekano wawe uri mu rukundo. Ase ndagira mufashe. Ndagufasha gute? Hanyuma ahantu inanga ahantu ubona nyine haba hadasanzwe ku buryo wakora igikorwa nk'icyo ntihagana ubwo ntihagana. Bambwira ahantu y'inanga buragenda umuntu utajya ukunda kugenda rero ngo ngenda ahantu henshi ngenda amajoro inshuro nyinshi mba ndi mu kazi iyo mvuye mu kazi njya mu rugo madamu akanikira nkigumira mu rugo ariko ushaka nko kumenya ahantu wenda njya numva ngo hari ahantu bita ngo muri Nyungwe mu ishyamba wenda aho ngaho babihakorera sinzi ariko inama yo kujyayo muri Nyungwe ntabwo yajya umuntu ntabwo wakora ikintu nk'icyo ntiyajya muri Nyungwe kuko urabizi haba hari ingabo hari byinshi inyamaswa ntabwo rero uwo ngo yajya muri Nyungwe ahubwo ni ugushaka ahantu kamwereke wikivuna. Shadia Mashari ni byiciro kwanda kumwe nawe none uwakora kubijya mishe maze keza aho mura neza urufunze. Yego. Icya mbere bamaje kumenyesha inzego z'umutekano sibyo
buriya inzego z'umutekano bamaze kumva icyo kibazo aba ari ikibazo kirika kigenga ubwacyo ziragikurikirana cyane sibyo wikigora rero uvunika okay sawa baza kugufasha sibyo ndagufasha wenda mu gushaka amakuru nk'uko nawe urakomeza kuyashaka tuyashakira mu bantu bo hanze aha ngaha yego ariko nabwo no ayo makuru kuyashaka nayo yahereza inzego z'umutekano kugira ngo zigire icyo ziheraho siko bimeze ariko nkaramuka ngize gutya nkabona umuntu ufite umukunzi wamugira utugo wanora yes uyu muntu afite akaga kuko n'Imana asenga ntizamufate asenge kuko namugeza ni kure cyane nanjye nzagufasha okay kandi sinaguterana urabizi nugira amahirwe uwo muntu tukamubona ntabwo bivuga ngo nimubona nitumubona sawa nzagufasha arabisubira mu kazi kawe ubwo ibindi nange ngiye kwikurikirana nikora ko nabigenza shakishe hirya no hino ntabwo ngiye kwicara mu ntuze urane w'ejo wanjye hazaza gusa nibize kwica akazi wishyira mu tuzi inzego z'umutekano zibirimo kandi nubona hari aho bigiye kugira natwe turahari okay sawa nta kibazo hanyuma ibya Shadi yabyo narebye mbona Shadi yakubyasa kose mugani waba ari ikibazo ariko ndaza gushaka umuganiriza nawe no sinzi rero tubona imyitwarire bose bifatanye bya Shadi n'iki kibazo dufite Shadi yarumuretse none rero ngiye kuba nk'umuntu uri busy nyine ibintu byaha byose bikurikirana ibintu neza byo ku murongo kuko mfite stress nyinshi okay sawa rero ngagenda sawa kibazo urakoze bose sawa kandi wihangane nta kibazo ya nyine nashingira nase wari ukwigira iki aha turatari turagira ndagukunda wow I love you. inshuti yanjye nanje kugusura ariko mfite umubabaro mwinshi cyane ndababaye umwana wanjye namubuze mbese umuntu yampamagaye kuri telefone rangije arambwira ngo umwana niwe umufite meruka mutuma agenda ubwo ntiyongeye kugaruka mfite umubabaro mwinshi ntabwo wari ihangane uwo muntu waguhamagaye se waba umuzi ni nimero ntazi yampamagaye ambwira nti umwana wawe turamufite ugomba kuduha 70,000 kugira ngo tumugure mwana mwese 70,000 ubu numiwe amafaranga ntayo ndi kwibaza ikintu ndi bukore kugira mbone umwana wanjye urabizi niwe mfite gusa ihangane basize 70,000 zirafashe turakora iki umva narinje kugubanyira nk'inshuti yanjye kubera ko byandenze natatse nta muntu n'umwe ndabwiye mbese ni umubabaro agahinda ihangane mama Juru turaje tugufashe turakuze 1,000,000 zaboneka ariko si uwo muntu basize 1,000,000 zibonetse twamubona nyine we yambwiye ko amafaranga abonetse umwana yaboneka ariko nyine ndumva ntazi ubundi umwana yaba yarakoreye kuri umuntu ku buryo yamushimira si muri uru Rwanda ibintu byajemo gute koko basi inzego z'umutekano se mwarabibabwiye nabibwiye kwa paparavi bambwira ko bari bufashe guhamagara abantu bashinzwe nyine babishinzwe bakareba ko ari icyo badufasha ihangane mama Juru ihangane ndaje ndabibwira umutware tumve ko ari icyo twagufasha shamure ko ari cyo mwamfasha kuko umubabaro mfite ubu sindi kuryama ngo nsinzire ndi kurara ntekereza umwana wanjye ubujya abayeho agahinda kagiye kunturitsa umutuzi turaje tugufashe pe turaje dukora uko dushoboye kose turi ko twagufasha amafaranga akaboneka
rwose ni ukuri mwaba mugize neza kubera ko mana manza no kwiyahura nakwiyahura oya wikiyahura mama Juru wikabere kwiyahura amafaranga turaje dushakisha n'icyo inshuti ziberaho ejo cyangwa ejo bundi uzumva ngo hamagaye se rero ko hari icyo twakurusha just ariko ntahe yego taha ibyo narinje kukubwira ariko nyine bombere maso ngawe taha mwana we uyu mubyeyi turamufasha iki umwana umwe akamubura ntabwo byoroshye Yego kamana Shadi wabaye iki cyabonde niki cyakubayeho mwese nico wicaye nyuma y'urugi ukaburi no kurira yakigendekeye gute ndamuzi ntabwo bijya no kumukunda byagenze gute shira hanze kwambere muzi umukobwa mwiza mpamvu nakwanga ngira nawe umukobwa mwiza kandi yaranyanze buri yabonye abandi beza ariko urebye ukuntu rero kamugira inama umukobwa mwiza ugomba gukora uko ushoboye akagukunda ntabwo umukobwa yagutwara umuntu ukunda hari undi muntu wese bakundana ntabyo nzi gusa umukobwa nibuze kumbwira ko afite ishari ariko sindamubona ntagara mbese nyine ntarafata irembo ntarasabana ubuse bukuntu gute ntabwo rero ugomba gukora uko ushoboye ugakomeza ukagerageza akagukunda sibyo ihangane kose buriya wenda ikiyabongira ndi mubi ntabwo uri mubi uzakomeza ugerageze azashira ahabyemere mwese uri nkanjye wakora iki si wamubwire ngo nakora iki mbega ugenda umwegere umwereke ko umwitayeho byose ndabikora ariko nta kintu Shadi icyo umuntu ashaka arakivunikira ugomba gukomeza ukagerageza sibyo ariko zikari byo uzakomeza ugerageze ariko mbese nzabura kumukunda ntabwo urabimubwira uyu ni umwe muri ibimenyetso gusa ko sindabimubwira ugomba kumubwira kubera yuko hano hanze turi abakobwa benshi ushobora gutinda kumubwira akazi udahita bimubwira ariko uzi ko nzabimubwira reka mbese wacu wumvise ni handsome mwiza arahumura ariko nawe uri mwiza ariko ntabwo nakigeza niba abakobwa bagira imbaraga ugomba kugerageza ukajya umwita ukamera neza ukamukorera nawe bikurura abasore ntabwo reka mubwira umuti si ufite isuku uzageza akamukoza ese kagukwira dore nzagerageze nta kibazo ntacyo ntagukorera si uzi ko mukunda nta kintu ntagukorera Karibu. Uri neza. Muraho. Amakuru yanyu. ni meza Mumeze neza. tumeze neza muri sayani Natwe tumeze neza. Njye nitwa Celestin. nanjye nitwa Shadi Shadi. Ni byiza cyane. ese si wabo waravi Hano niba waravi nta kibazo. none nyine namushakaga ni boss wanjye ku kazi Yego. ariko amaze iminsi ntamubona ngira ngo mubaze arahari Birumvikana amaze iminsi adahari. Hari nayo kugenda nyirakurikirana. Niyo mpamvu uruzi atari hano. Ako yari w'amahoro. nta kibazo ni ibintu bijyanye n'akazi Ni byiza cyane. Uragenda rero nyine manager abashe kugufasha. nta kibazo ni ibijyanye na boss ndamuvugisha nta kibazo Sawa. nyine sawa
Samwirwe. Gusa akazi kawe nagashoje. So ni byiza ko wagashoje nabibonye. Kandi wagize neza. Vuba iminsi 2 wampaye ntabwo nawe yuzuye. Umunsi umwe n'igice. Mereza uko njye dusigaye. Si kuri buragira ngo ntabwo nyagwanda nagwahumba. Rero ndakumenyereye. Ya, numva Jene turangije nisha. So ntabwo turarangiza. Sigaye iki? Ko amuzanya mugeje janga. Acyakomeje akazi. Yego, katari kuraya. Katari kuraya. Ugomba kumugumaho umurinzi. N'urushishi ruzamugereho. Rumugereho. Kugeza igihe. Nzaza kumureba. Munyizeye se? Sara utamwanyije byiza pe. Usomeza ute, yumvute. Sara gutekereza iki? Bismo nabo. Yes, allo. Ndaho meze neza. Mwumfite joro ryiza.